zimya ngwele. Zimya sha. Zimya. Wewe. Alibobo. Waje pa bidile. Ndabwira rero. Umutaka wangu. Niyawe. Ubu ni hambu yakotya. Inu kalala kalinaga bashije. Kandi mutebe neza. Gakwegesha. Gakwegenda gasa. Ubu ni hambu yakoze na Jemani. Mutaka tsitatani. Yiyo yita yonda ivuga si wageni randi kuruza. Ese niyawe. Dogo. Kadogo. Nsuzugura. Cyangwa uvuye kuyoza. Yogereza he? Ahubwo njye kuyigo akasesa wa mugani wayiyogereza. Yogereza. Nawe uri umukozi wo mu rugo nkanjye. None ngo mfite imodoka. Buriya nari aba boss wawe. Reka ngubwize ko. Buriya njyewe ubona nkorera kwa boss ukagira ngo ndi umukozi wo mu rugo. Nari maneko wakintu. Maneko sajya bivuga. Maneko. Ndabikubwiye hajya. Wihaga. Ufite ikindi kibazo. Kuri sanse yahenze. Imodoka yawe uyitunze. Ngitunze gute? Uzi kuzetsa. Iyi ngiyi ishobora gusanga inama mu karo itari myiza cyane. Iyi modoka yawe inywa mu karo. Reka mubwire ko ukuvuga ngo ibintu bijyanye n'amayisanse ni mfite amafaranga buri iwacu higiriya naje Waradefye gutya naje nangaha mu rwego rwo kuzizi ko numva urubati oya neno sinari kino n'icyuma buriya kuza gukora hano nyine nibyo nakubwiraga buriya mu cyaro naravuze ati nerekanye ko mfite amafaranga ndi mu cyaro bahita bandoga urabutara kuza mu mujyi reka nze mu mujyi noneho aba ariho nyigurira yivuze numva randi kuruza bagisi wageni urayumvishije reka njyemo ahubwo noneho isiga ko wari gusa ngahe icyatanu miliyoni 269 ndagaswiba yireba ndayikata gutya kaze tuyitware hamwe twese dutware kurajyamo Suka twese tugatwara iyi modoka urabona yemerewe kujyamo ibi birenge byawe byamwiza gutyo sinabwo twari turi babiri atoka gaceza iyi modoka igomba kujyamo giye boss gusa noneho cyane cyane aha ngaha nijya uba ugomba kwicaramo entere evure kaze inaitika kwa tuvugisha ukuri ndashaka kujya neza cyane cyane mu babosi cyasoni ubu ngo ni cyo kureba ese mfite ikibazo kimwe nakubwiye ngo genda uze cyane kibonye hariya ukorera hariya muri cyasoni ni cyo kureba ako ko mfite ikibazo kimwe kuwaguza imodoka mbere kugura ikabutura yindi akakabutura kamaze nk'igihe ngaka kageze kaje nawe urimo kuntezerereza akagofero nakubwiye ngo gihe ibintu wora muri iyi si banijijisha kuba nambara ututuntu ubwo se niyi modoka ubaye uri kwijijisha cyangwa se cyane AI ntabwo yirimo ni AI zana hano turebe ko ari AI urumva ari AI ni ibyanya ikintu kubise hose ni ibyanya gakwege ese imodoka yawe inywa essence inywa igikoma iyi inywa essence na mazutu cyangwa inywa ibiziba inywa essence na mazutu bayita ngo hayibudigi kandi mu bintu byose hayibudigi nyine inywa essence mazutu na peteroli inywa dabo nyine iragenda ivangavangana ese ntiyagwara inzoka oya sha ariko ngo abatekinisiye nitwaye inzoka ngo barayirukisha reka ni ibintu bakora gutyo ako kanya cyangwa imodoka y'imijyi mu Rwanda sha bayikoreye mu gasheke cyangwa reka nkubwize ukuri ndayitwaye mbona abantu barimo kugenda bavuga turatse niwa mugakwege twari tuje reka da ko kundi mbona bakizungurutsa bura n'ipine zagenda nawe wabimenyeze ko nabonye nataki amaye nkagaza ngaho fotora sha uretse gatoya dore korodina ramamagaye ala yago korodi reka ngune ngo gira kurwego rwawe uko mfite wakumvise korodi ntabwo ngongera kurwego rwawe sinagiye mani ihangane ushaka undi muntu uvugisha ushaka undi muntu uhamagara ndanagukubye reka genda ubwire soni niwe wanjye kabisa ikibazo ni kimwe imodoka yawe kansunike n'ibisunike ko cyane nawe banyuri idebe
urasunika imodoka urabona yagenda none yicaye nose yitwa ngwi ahubwo wenda reka mve moto yisunike turebe ako kantu wa mugani tukagerageza vamo sha wa tugisunike mugani ako kantu nigishake gitoromboke nubundi ufite amafaranga kwa tugura indi kugira ngo ninapfana zabanze menye ngo bimeze ninapfana zayisunike reka dusunike turebe reka nubundi resanse yarabuze ushobora kugira hazamuka igahita ishira bikasaba ko tuyisunika wita tawe dusunike turebe ntabwo byavamo tunika turebe wowe nikima nawe usunikaho nanjye nsunika imodoka byagora urimo kwireba ngo ugiye gusa ndino kwibona ariko ikibazo cya resanse cyo gikomeze kugora jewe njya nibaza ko na minisitiri yavuze ngo resanse yahenze uno minisitiri asigaye atega igare ibase noneho kuba minisitiri atega igare cyangwa ko ajya afite imodoka kandi nkwa esanse naho ari imodoka wayisende imodoka none reka ngutware jya muri butu ngutware buzigo wa mugani ushyizemo agatekerezo jya muri butu ngutware buzigo umugani jya muri butu ngutware buzigo ndagenda kugenda bambona isi yose ubona ko ndi mu mujyi ndagenda hano njye nabipfura abantu babone ko twabuze imodoka wakira turi gukora nk'akazi amotari imodoka n'ubwe reka mubwize ukuri none ubu ngubu bazi ko abantu batunze imodoka baba barakize ubu ngibwe kuri wese se shaho cyangwa harimo agapolisi reka nyinya use najya kuri naba nyigiye kuri wese reka nguyemo se mfite imodoka bikoreramo hano byose ntabwo namye hanze mfite imodoka ubu nta kintu nyikora ubu nifite nk'imodoka unogeramo ngiye muri dushe nkagwamo ukagwamo umugabo uriramo utekeramo nta kintu nyibyo ubu ngubu niyo wamenya sinabi mugani ubundi nawe kwigura esanse mwakwisangira kari esanse ukigura ikirindazi ugasomeza ntuneze iyi modoka ariko reka mubwize ukuri buriya njyewe ukumva njya kuyigura natekereje ndavuga ngo sibyo nshobora kugura indege ugasanga indege sinajya nyigurutsa buri gihe mu kirere kubera yuko ndurwo kina nawe gukina nawe wakati kadaba ubukene rero ntabwo nzinza nibaza ukuntu ibintu bimeze ukuntu kari kuza kibyimbya wayibonye ngo kado umuntu azi ko ufite imodoka ariko akwiyemeraho ngo kado ino modoka gakwederwa wari uhari imodoka yacu sha wayibonye 0 kilometer nakagabo k'amafoto karaje ngo mu modoka gakwege yiguriye ngo kado ufite ajye kugira kodera kode uri kubaza umukino ngo afite kode afite nimero 0788 kugeza irangi Pava twijaje aho ngo twigendere bose ufite amagambo wakishara niwe mwakoranye twakoranye kize ariko uyu munsi kutabambye ko ashatse undi mukozi akafite amagambo menshi umukozi wi nabirangije bizere kari bitanu bisanzwe bya bitanu bisanzwe bitanu cyangwa kiri nawe mwakoranye twakoranye iki ntabwo nakoranye nawe ntabwo nakoranye nawe umayange Jambo twigetahira mwana jya mu modoka twigendere. Siko iyi modoka ko ari kwimenyera mwa. Ko ari kutumenyerera imodoka. Wafosha kado. Vosha ntabwo ari yawe. Ntabwo ari yawe. Ni yanjye sha mu Peti wavuyeho. Kwege nawe rero nawe ubutse. Ni modoka yawe boss. Ni ya boss. Ni yawe. Akusibura ko ndikora nta kintu. Naho ngaho bukubiseho buto nabi nubwo imodoka ari yawe. Gusa imodoka niye. Imodoka niye. Ni yanjye ariko mu nzozi. Niya boss ikigori niya boss mwana nabirangije kuyoza uravuze ngo imodoka ni yawe oya kaya bagwe impamvu kagakwege kaba kare kunyegera dore n'uyu nguyu njye uzabibikora njye uzazuyoza iwaca cyakora uri inshuti mbi kahambira gana akazi nana kakwaca uzi imodoka neza uzi imodoka neza kugeza kuri ukagera ntabwo nanjye batuka njye ndaziratanagera ni kwisunika ukare turayisunitse
Mwasunitse imodoka yanjye nkagisunika kugeza ngeze nko Ngiza nuko kugeza ku kinamba. namba ndigusunika nagira azamuka nkongera nkagizenga kurira. Ntabwo uzazana ibintu bya gakwege nkabiriya bintu. ariko iyo bitwaye akazi ntabwo nagira